mwaramutse neza. Amahoro y'Imana. Nizere ko Imana yabanye namwe, natwe turayishima, yabanye natwe, turamukije amahoro kandi itwongereye umunsi wo kurama. Nishimwe kandi ihabwe icyubahiro cyane. Muri iki gitondo rero tuzinduwe no kugira ngo tubabwire indi nkuru y'umufilozofe wa gatatu. Twabanje kuvuga kuri Socrate, hanyuma dukurikizaho Diyogeni. Uyu munsi tugiye kuvuga ku mufilozofe witwa Plato, ari we wari umwigishwa wa Socrate. Hari impamvu numva nahisemo kubagezaho aya masomo. Nanjye nagiye niga ibingibi bavuze, tukavuga ngo turi kwiga filozofi. Abafilozofe babayeho mu isi, ariko sinumve icyo filozofe avuze, sinumve icyo asobanuye, mbese simbyumve. Ariko uyu munsi ndagira ngo niba warabaye nkanjye ukabyiga utabyumva, uri kuboroka gusa, noneho dusobanukirwe ngo Socrate ni muntu ki, yakoze iki? Diyogeni se we ni muntu ki, yakoze iki? Ese uyu twita Plato we yakoze iki, ni muntu ki? Duhurire kuri cano ya Maranatha, akanyerezo, inyuguti ya V, 9, inyuguti ya M. Urasangaho kandi indirimbo, urasangaho inyigisho n'ibibwiriza, ndetse urasangaho n'uburyo bwo gusenga mu minsi 40 y'igisibo. Tugaruke ku mugabo witwa Plato. Uyu mugabo yabayeho mu mwaka wa 427 mbere ya Yesu, mu mujyi wa Athene mu Bugereki. Yavukiye mu muryango w'abakire b'Abagereki bita aba aristocracy, kandi w'ingenzi muri politike ya Athens. Umwuga we yari umufilozofe, umwigishwa w'ingenzi wa Socrate, aho yize byinshi ku kuri, ubutabera no kwisuzuma. Aba bafilozofe iyo ugiye kureba ukabaza, usanga imiryango yabo bwite yari ntayo. None se wambwira ngo Diyogeni wabaga mu gice cy'ingunguru yaba yarashakiyemo umugore? Ntabwo byashoboka. Uyu Plato nawe nta gihamya gifatika ko yaba yarashatse umugore cyangwa yarabyaye abana. Inkuru nyinshi ntago zerekana ko yaba yarashatse, ahubwo yibanda ku byo yakoze, ku burezi n'inyigisho, aho gushyira imbere urugo n'umuryango. Ubuzima bwe rero yashishikajwe no kwiga, kwandika dialogues no gushyiraho ishuri academy, aho yigishaga filozofi. Babwire ngo filozofi yari ingenzi muri kiriya gihe ku banyabwenge. Impamvu y'ingenzi y'umwihariko we, yashakaga gutoza abantu gushaka ukuri n'ubwenge. Ntibari gukurikirana ubutunzi cyangwa imyanya y'ubutegetsi, ahubwo bibandaga kuri ibyo ngibyo. Ese no mu bihugu byacu abafilozofe babayemo? Muzatubwire muri komantere, ndetse niba hari abo muzi amazina yabo mwayashyiramo kugira ngo dushake ibyo bavuze n'ibyo bakoze, tubimenyeshe abantu babikeneye kubimenya. Plato rero twamaze kuvuga ko yigiye ku birenge bya Socrate. Ni nawe wanditse byinshi ku byo Socrate yavuze. Plato yanditse dialogues nka Apology, Crito, Phaedo,
zigaragaza Socrate yigisha kwisuzuma. Ishuri rye ryitwaga Academy. Plato yasizeho ishuri rya mbere ryigisha filozofi Atene ryitwa Academy, kandi hagiye higa abantu benshi babaye abafilozofe bakomeye, harimo n'uwitwa Aristote. Imitekerereze ye yitwa Theory of Forms. Plato yigishaga ko hari ukuri kw'iteka, forms, ideas, kandi ibintu byo ku isi ari kopi gusa. Impamvu ye y'ingenzi y'umwihariko yashakaga gutoza abantu gushaka ukuri n'ubwenge, atari ugukurikirana ubutunzi cyangwa imyanya y'ubutegetsi. Ibyo yigishaga, icya mbere ni ukuri. Hari ukuri kw'iteka, forms, ideas, ibintu byo ku isi ni kopi gusa. Icya kabiri, ethics, imyitwarire, kwiga kwicisha bugufi, gushaka ubutabera n'ubwenge. Icya gatatu, political philosophy, igishobora gutuma abantu batekereza ku butegetsi n'imibereho myiza y'abaturage. Icya kane, education, kwiga no kwigisha kugira ngo abantu babe intangarugero mu buzima bwabo. Wakwibaza ngo mbese nkatwe filozofi iratureba? Ese nk'umukristo wizera Imana, filozofi iramureba? Yego, hari impamvu z'ingenzi zituma tugomba kuyimenya. Theology, cyangwa se iyo dushaka kumenya Imana n'ukuri kwayo, filozofi ituma tubasha kwisuzuma, tukanasesengura ibyo twemera, tukamenya niba ari ukuri cyangwa ari ikinyoma. Filozofi idufasha gutandukanya ukuri n'ikinyoma. Filozofi idufasha gusobanukirwa neza ibyo bita morality, ethics n'ubutabera. Hanyuma icya kane, filozofi harimo amahame atwereka neza yuko hari ukuri kwa Bibiliya, ukuri kw'abafilozofe batekereza, hanyuma hakaba n'ukuri kwa Bibiliya, kandi ugasanga ntabwo gutandukanye. Filozofe baravuga bati niba ufite ukuri uba munyakuri. Tuvuge nka Diyogeni wagendaga acanye itara ku manywa, ari kuvuga ngo arashaka umuntu w'umunyakuri. Impamvu acanye ni ukugira ngo abone umuntu w'umunyakuri, kuko yaramubuze, kuko abantu bose ni indyarya. Ijambo ry'Imana naryo ritwigisha kuba abanyakuri. Bibiri, twifatire abantu babiri, ingero z'abantu babiri. Dufate umufarisayo, dufate na Diyogeni. Buriya Imana igiye ikavuga iti aba bagabo nibahagarara imbere yanjye, umuntu yakwemera kwakira ni uwuhe? Ari uriya wavugaga ngo ari mu idini kandi agakora ibinyuranye n'iby'Imana ishaka? Ari na Diyogeni wari mu isi atari mu idini ariko agashakisha iby'Imana ishaka? Imana yakwemera nde? Niyo mpamvu tugomba gufata iyi filozofi hanyuma tukayifashisha mu kugira ngo turebe mu myemerere yacu, mu by'ukuri dukwiye gukora iki. Yego, Imana yarabivuze ngo mugendere mu kuri, mushake ukuri, mugure ukuri mwe kuguranura. Ariko ikibabaje, abanyamadini benshi bagurishije ukuri, bagura ikinyoma. Hanyuma bituma uburyarya buba bwinshi mu itorero, amacenga aba menshi mu itorero. Niyo mpamvu filozofi izi ikakubwira ngo nje gucana itara aho ngaho uri, muri uwo mwambaro wambaye w'ubukristo, ncanye mu itara kugira ngo ndebe ukuri kwawe aho guherereye. Murumva se nta kuri gufite filozofi ifite? Imana itubabarire. Niba uri mu idini wirirwa ucenga Imana, wirirwa ucenga abantu, wirirwa uryarya abantu,
filozofi irakwambika ubusa, kandi Diyogeni azagucira urubanza. Nubwo atizeye Kristo, ariko nta n'uwabimenya uburyo yizeragamo uko bwari bumeze. Ariko urumva umuntu ugenda ushaka ukuri kandi akavuga ngo nzakora icyiza. Empereur Alexandre akaza akamubwira ngo nsaba icyo ushaka ndakiguha. Diyogeni akamureba akamubwira ngo mva mu zuba, kubera yuko ukuri n'umutekano n'amahoro biruta ubutunzi bwinshi bw'ikinyoma, kandi buruta ubutunzi bwinshi bw'uburiganya, kandi biruta ubutunzi bwinshi bw'uburyarya. Turebye rero muri Bibiliya dusanga icyo bita Socratic method ya Plato ifasha mu gusobanura ukuri imbere y'Imana. Umwihariko, filozofi idufasha kudahita twemera ibyo tubonye byose tudasesenguye. Umuntu yiga gusesengura no kumva imvano y'inyigisho y'ibyo agiye kwemera. Urugero rufatika, igihe Yesu yavukaga, abantu ba mbere baje kumuha icyubahiro ni abanyabwenge, kandi abanyabwenge bari baturutse iburasirazuba. Pourquoi pas les Grecs? Yesu yavutse, Uwiteka Imana yashyize ibimenyetso mu kirere, kandi ntabwo abantu bose bamenye gusoma ibyo bimenyetso. Abayuda Yesu yari yavukiye ntibashoboye kumenya ibimenyetso Imana yashyize mu kirere, ndetse n'ibitabo byagombaga kubayobora ibimenyetso bya Mesiya ntabwo bigeze babisobanukirwa. Ariko abanyabwenge b'iburasirazuba bayoborwa n'inyenyeri, babona inyenyeri idasanzwe, baravuga bati iyi nyenyeri byanga bikunda hari umuntu wavutse udasanzwe. Barangije ngo bafata amaturo, baravuga bati ni umwami. Bafata amaturo y'igiciro, amazahabu, ngo amashangi, icyome, barabiheka ku ndogobe, nuko zirabyikorera zibijyana aho Yesu yavukiye. Kandi mwibuke ko ngo bagendaga bayobowe n'iyo nyenyeri. Umunsi bageze kwa Herode, bagiye kumubaza bati umwami wavutse ari hehe? Inyenyeri barayibuze, kugira ngo batamubwira bati dore twayobowe n'iyi nyenyeri, none ngwino tujyane. Byaranashobokaga ko iyo Herode ayibona yari kugenda abakurikiye, ariko Imana yarayihishe. Nuko Herode arababwira ati ngaho nimugende, nimumubona namwe mugaruke mumbwire nanjye njye kumuramya. Baragenda, ngo bakihava inyenyeri irongera iragaruka. Ubwenge bwabo bubahishurira ko mu by'ukuri kuba yari yihishe hari impamvu Herode adakwiriye kubona uwo mwana. Hanyuma mu gihe bagezeyo bakora ibyo bagombaga gukora, bamuha icyubahiro, baramuramya. Barangije ngo babuzwa gusubira mu nzira yo kwa Herode. Nuko bacinda inzira barataha. Baravuga bati wa muntu ashobora kuba yagirira uyu mwami nabi, niba Imana yamuhishe ukuri. Noneho umva ba bantu batazi gusoma ibyanditse, batazi kubisosengura, batazi no gusoma ibihe ngo bamenye bati ni ikihe kimenyetso Imana yaduhaye ko umucunguzi azatuvukira mu Isiraheli. Umva uko bahise bareyajisa. Herode yahise afata igihe abanyabwenge bagereye iwe n'igihe bashobora kuba baraboneye inyenyeri bakava iwabo, abara imyaka iri aho ngaho cyangwa se iminsi. Arangije ahohotera impinja z'abana b'abahungu arazica.
abaziranenge b'Imana batazi icyatsi n'ururo. Ari Herode, ari n'abariya banyabwenge, uwari ufite ubwenge bw'inyamaswa abantu ni uwuhe? Iga ukuri, ba umunyakuri, kandi ukora iby'ukuri nk'uko biri mu mutima wawe. Yesu yaravuze ngo muzamenya ukuri, kandi ukuri niko kuzababatura. Cyakoze ntabwo yavugaga ukuri kw'abafilozofe, ahubwo yavugaga ukuri kw'ijambo ry'Imana tumenya, twarangiza tukizera tugakira. Dore uko Plato yavugaga ukuri nyakuri, forms, ni ibintu tubona ku isi. Plato yavugaga ko hari ukuri kw'iteka. Ibi ni ibintu bidashira, bidahinduka, by'iteka ryose. Ibyo tubona ku isi, inzu, imbuto, umuntu, ubutabera n'ibindi, si byo nyakuri. Ni imitako, kopi y'ukuri nyakuri. Kuvuga ngo hari ukuri guhishwe tutazi, hanyuma kukagaragazwa n'ibyo twebwe tubasha kubona. Ni nko kuvuga ibintu byo ku isi ni ishusho cyangwa ishusho y'ukuri, ukuri kutabonwa n'amaso. Ibyo tubona ntabwo ariko kuri kw'iteka ubwako. Ariko nubwo ari kopi y'ibihishwe, tugomba kubikoresha kandi tukabigiraho ubushishozi, kuko nibyo bitwumvisha ukuri nyako. Nk'ubu ubutabera bw'isi bushobora kuba butuzuye, ariko buradufasha kumva no gushaka ubutabera nyakuri noneho bwuzuye. Kandi ubwo butabera bwuzuye ni ubw'Imana, n'izaca iteka, n'izaca imanza zitabera. Naho hano mu isi, imanza abantu baca, yewe ni imanza zishobora kuba zibera. Ibi bisobanuye ko ari nko gukoresha urwego rw'ibintu byo ku isi nk'igikoresho cyo kumenya ukuri nyakuri kuri ahantu guhishwe tutazi. Murabona ko rero aba bantu bari abahanga, kuko bigaga kumenya ukuri nyako guhishwe mu bugingo bw'umwuka, aho kwishingikiriza ku bintu byo mu isi byonyine bizashira bikarangira, ku butunzi, ku cyubahiro ndetse no ku butegetsi. Ibyo babigenderaga kure, ahubwo bagashaka ikindi kintu gihishe inyuma gishobora kuzana amahoro n'umutekano n'ubwisanzure. Nubwo batashoboye gushyikira iyo ngingo, ariko uko kuri nyakuri ni ukuri kw'Imana ishobora byose, yaremye ijuru n'isi. Murakoze cyane, tuzongera guhura tureba undi mufilozofe wagize umumaro, akagirira isi umumaro nk'uyu Plato. Uyu munsi universite ziriho zishingira ku byo yakoze. Mukurikirane kandi inyigisho z'igisibo. Uyu munsi turi ku munsi wa 27.